kariya kana sheri n'akana nasanze gafite ibibazo byinshi. Sanga gafite ibibazo byinshi numva nakazana tukagafasha. Numva twagaha akazi twarangiza tukanagafasha. Kuri ntabwo rwose ndabizi ko hano hari akazi kenshi kandi akazi ka hano numva ko twahera kuri kariya kana. Okay. Nimba rero wahisemo kuza gufasha uyu mwana. Mu mutwe wawe siba ikintu cyo kuvuga ngo ni umukozi. Umurere nkuko warera undi mwana. Kandi ntuzigere ugira icyo mbaza kumurera. Uzirwariza. Hanyuma yes. Uzamurere uzirwariza. Ntuzagire icyo mumbaza. Icya kabiri. Nkeneye undi mukozi. Utarikanye. Nkeneye umukozi ukuze, imirimo yo muri urugo yose urayizi. Nkeneye umuntu uri responsable. Sinkeneye uri ruhinja rwo kurera. Turajyana. Nizere ko ntazabisubiramo. Njye nari mu rugo ariko mukanje kujya kureka tuhahuriye byawe byo byiza kurushaho. Nta kibazo. Njye ndumva twabikora kuriya byari bimeze ntacyo kubaye. Okay, sawa ndaje tuvugane. Jimmy. Meze bite? Meze neza. Hajya Jimmy ntago uri nka basore b'abasonga rero akazi kose uragerageza. Ejo bundi sinagiye gushaka gukura ibindi ubwo bajya kure. Icyo ntabasha no kujya kuragira nka mu cyaro naho undi narabona ko mu rugo rwabo mu dina gakora pe. Bagakora. Seguranza. Karibu kose. Okay. Noneho rero ejo mu gitondo itegure hari umukozi nari mfite hariya kuri radio rero yabonye kandi yakoraga ibintu by'amasuku n'ibintu byo kuba bamutuma ibyo nabibasha pe ibyo nabibasha rwose kuzana imigati. Ubwo rero icyo ngira ngo mubwire niba wizeye ko akazi kose wagatumika nabibasha nuko gerageze mu gitondo witegure turajyana sibyo. Bose murakoze cyane kuko ubwo ni mu gitondo masanga saa moya twaba tuvuye hano. Sawa murakoze cyane. Ibi bintu ariko ugerageza narimbuye muri dushe nta kibazo reka byandike. Ibikubiye rero mu masezerano nk'uko byanditse kuri izi mpapuro mfite imbere yanjye hagati ya Global Construction Company ndetse na Kivu Radio ni kwemeranya amakuru n'amafaranga. Global Construction yatanze hanyuma hakazajya habaho kwamamaza mu buryo bubiri. Hari mention mu gihe abanyamakuru bazajya baba bari mu kiganiro, ni mention imwe, hanyuma hakazajya habaho no kwamamaza
nyine publicité zisanzwe mu gihe hazajya haba harimo nk'imiziki irimo gukinwa kuri radiyo. Hanyuma rero ibyo ngibyo bikazajya biba inshuro 6 mu masaha 12. Ndizera ari ibyo ngibyo ahari, ariko niko bimeze, ntabwo ari ahari nta kindi kintu. Ubwo ngubwo ni uko amasezerano ateye. Ufite aya masezerano nayanyujijemo amaso ni byiza, niho wumva nta kibazo twayasinya. Nta kibazo. Papa, meze neza ariko ndarushye, niriwe nzenguruka nkora transaction kuri banki ngira gute, ariko birangiye neza n'amasezerano twayakoze neza. Yego, oya nta na kimwe gisigaye. Yego, sawa urakoze. Ubwo nawe mu kanya ngiye gutaha nanjye. Okay, sawa merci.
habaye iki? muvuye hariya nyogira agasakoshi kanyu nari nkazanye. Ntabwo warebyemo? Ntacyo. Nabyema ko ntacyo nigeze nkuramo. Ntavuze ngo n'ubundi muvuye hariya mbonye muzanye na boss. Ntabahoreka amanuke nkakuzanira. Niko witwa nde? Nitwa Jimmy. Ntabwo nari nzi ko abantu nkamwe mushaka kuba mukibaho muri iki gihe. Nakuzaniye reka tubere mu kazi. Basi se wampaye nimero yawe se basi nkaba nanakugurira fanta. Wampaye nimero yawe basi nkaba nanakugurira fanta. Oya nta kibazo. Reka nkorere umugisha n'ubundi amafaranga yarayanyu kandi n'ubundi muvuye kuduteza imbere. Umugisha wo wawe ukore kuko ntabwo ibintu ukoze ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho nta n'umuntu urakora bino bintu nzi cyangwa se simbizi. Mbabarira umpe nimero yawe basi. Harya urambye ngo witwa? Nitwa Jimmy. Jimmy. Impa nimero yawe. Oya. Impa nimero yawe. Reka nkorere umugisha n'ubundi amafaranga yarayanyu. Impa nimero yawe nuko kugurira fanta gusa. Oya. Murabe? Betty! Aha hantu habuze iki? Mugeze ku rwego rw'aho mubiki ishati imeze gutya, umuriro warabuze, ipasi yarabuze, niki cyabuze? Nande mu ishati ateye ipasi. Murafata ishati mukagenda mukazimanika zidateye ipasi, ubwo ntabwo amufite. Iyi shati niyo nagombaga kwambara, ariko urugo ni ikihe kibazo kirurimo? Ariko rero hari izindi shati ziteye ipasi cyangwa bakayikomerezaho vuba vuba nkayiterera. Ikanyiziterera. Ahubwo icyo nagiraga ngo nkubwire, uri kureba ko kuri depo haba hano haba no hari hakurya ibintu byose byashizemo. Urumva? Yego. Navuganye n'abashoferi mu Ruhengeri bambwira ko barangije kubipakira. Ugomba kujyayo ukajya kwishyura, deni bikazamuka, bimwe birajya kuri depo ibindi bizana mu rugo. Wabyumvishe? Kandi gerageza bikorwe none ahangaha. None se ntabwo wareka nimba kubizana ukaza kumpa uruhushya nimugoroba cyangwa se ejo ko hari ahantu wifuza kujya?
amasomo aragenda Kanagenda. umaze kumenyera Kigali Namenye. abarimu b'inaha urababona gute ugereranyije n'iwanyu mu cyaro Bakahisha icyongereza cyinshi. ariko se buriya wari uzi icyongereza cyinshi sinabonye ufite ubucakura bwinshi None nta bucakura ntabwo. none se reka tuganire kandi mbuze ukuri nimba nta bucakura ugira ubundi we waje gute iyo murebye mbona ntazi uburyo wajemo nibyo madamu ambwira nawe ubwawe ubundi harya ngo mu rugo ni hehe banyibutsa mu rugo ni si mbaza